Jye nafashwe ndi mu maji urayazi? Amaji. Haleluya. Amen. Wakiriye wiyumva ikaze mu izina rya Yesu. Imana igumugisha. Muraho neza. Nejejwe n'Imana gukora mu biganza byanyu mutumishi wa Mungu. Hari igifati kuvanyemo. Amen. Byizere vuga ngo amen. Amen, ndabyakiriye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ikaze na karibu iwacu. Yes, murakoze cyane kuduha ikaze muri studio Munambeho TV. Ego. Twishimiye kubana namwe kandi ntabwo twatinze kwakira ubutumire bwanyu, ahubwo ni igihe cyari kitaragera, ariko ndashima Imana ko kuri uyu munsi Imana byemeye ko mpaboneka. Wow. Reka nsuhuze abadukurikiye kuri televiziyo ndetse n'abadukurikiye ahandi mu nyumva nkumve. Reka mbahereze ibiganza mubwira ngo mu mahoro ya Yesu Kristo ndabakiriye mu izina rya Yesu kandi ndabasuhuje. Amen, amen. Nkuko mumbona kuri kamera hari abasanzwe munzi ariko mwishimiye kumbona kuri televiziyo. Ni iby'umugisha nanjye kuyiboneka ndumva nishimiye. Nitwa Juste Pasteur. Niyo mugabo. Ego. Mfite umugore n'abana. Wow. Ndi umukristo kandi nishimiye kuzajya mu ijuru. Mana mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Turagushimiye ko wera kandi ukiranuka. Waturindiye kugira ngo tuzabone ibyiza, ntabwo waturindiye kugira ngo tuzabone amakuba. Biragoye kuba ngo maze igihe kingana gutya nkijijwe, ariko ndashaka kubwira ngo icyo maze menye Yesu neza nicyo cyambereye cy'umugisha kuruta igihe namaze nkijijwe. Yego. Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Ni ryari umuntu ahinduka umukristo? Igihe umuntu ahinduka umukristo abyimenya ahubwe. Hari ibyo umwuka mwibutsa, ibyo abantu batari buguhanire ngo ubibashe, Mwuka wera arabiguhana. Iyo yabiguhanye ukamwumvira, utacyumvira uwaguhamagaye ngo umukurikire, nicyo gihe umuntu yemera ko akijijwe. Kuko umuhamya we aba ari umutima. Yes, si amahitamo yanjye, nyuma nanejejwe nabyo. Ariko warumbajije ngo aho navuye. Yego, byagenze gute, waje gute kugira ngo wisange uri pasiteri? Munambeho TV, insuro yo bulamu. Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Ariko muri iyi nzira yivemo, naho rero nafatiwe. Jye nafashwe ndi mu maji urayazi? Amaji dusobanurire kuko ni teme yo hano hanze. Abundi amaji n'abantu bemera ko ari abantu bariho, bo bumva ko bariho. Ni abantu binywera itabi, ni abantu banywa inzoga, abantu b'amaji bemera ko kurya abana nta cyaha kirimo. Sinzi niba nimvuga ngo kurya abana ni pasiteri ntibibacumuze, ahubwo ndimo ndabivuga kugira ngo abumve Imana aho yankuye nabo bize kubakumbuza ijuru. Rero muri ubwo buzima nari ndimo, jye buriya nakoze n'indirimbo z'isi. Nakoze indirimbo z'isi ndi umusore, ndagenda nishyirisha amatatuwaje kugira ngo ngire amavideo meza. Mani kurakure kweri. Kumbaza rero ibi bintu ntabwo nari nateguye kubaho ubuhamya, ariko iki kintu ntabwo nakibabwiraho cyane. Gusa hari abantu tuziranye barimo barandeba bakavuga ati wow, Juste yabaye pasiteri. Yes. Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Baraza arambwira ngo Imana irimo irashaka gukizwa. Ndamubwira ngo giyeho kugira ngo nkizwe, mpinduke ibono, mpinduke umurezi, nge ngenda nambaye ibintu by'amatise, ntabwo ibintu nabyemera, ahubwo aho kugira ngo nge nkizwe napfa. Ndamubwira ngo ahubwo niba ari uko bimeze nsengera nipfire. Uzi ikintu yambwiye? Yarambwiye ngo ntabwo ikiri igihe cyawe cyo gupfa, ahubwo Imana yambwiye ngo nkubwire ngo imbere hawe ni heza. Amen, amen. Mbyumvise ndavuga ibintu bya bindi byabo nyine niba abasazi. Ariko nyuma nisanze ndi umuntu ukomeye mu bintu by'Imana. Wow, Imana ishimwe. Rero n'icyo gihe narabyutse, ndongera nsubira mu bindi, nkora ibindi, ndongera nkora ibyaha, ndongera ndazinywa ndazihaga. Icyo gihe mpita nkora n'indirimbo noneho irimo icyurira aba bantu.
Jemita nyurira abantu bishimye ngo buriya ngo ntazongera kugaruka ngo ajye kuri microphone akora indirimbo, ntabwo azongera kuboneka mu bitaramo, aba arapfuye, niba nakize arimo aragendera ku mbago, mvuye ku mbago nahise mpimba indirimbo. Urumva nari narananiye Imana nubyumva, ariko kumva Imana ifiteho umugambi. Amen, amen. Umuntu ufite impano cyangwa umurimo akora mu itorero agomba kuba ameza atya. Jye rero niswe umushumba atari kubera ko nasengewe, ahubwo natangiye kwitwa umushumba kubera ibikorwa nkora bya gishumba. Nsanga ndi mu muhamagaro nk'uko Paulo yabwiye Timoteyo ngo umuntu yifuza kuba umwepiskopi mujye mumugenzura, hari ibintu bitatu muzamurebaho ko abyujuje. Icya mbere, acumbikira abashyitsi. Icya kabiri, ayobora abo mu rugo rwe neza. Icya gatatu, si interenganya. Interenganya urayizi, si umunyamagambo, si nyirakazitereyemo. Uyu muntu niba ibi bintu abyujuje akwiriye kuyobora itorero ry'Imana, yazagira aho rigeze. Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Kaze kuri Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Turabasuhuje kandi tubahaye ikaze abaduhanze amaso kuri Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Nkuko mubibona rero, uyu munsi ntabwo turi twenyine muri studio za Munambeho TV, turi kumwe n'umushyitsi mutumirwa, umukozi w'Imana usize amavuta mu izina rya Yesu. Reka dutangire tubahaye ikaze abaduhanze amaso hirya no hino mu isi. Kata muziki wa Yesu, abo ruganda mukama wa Yesu Kristo yebazibwe, tubagaranye. Hanyuma rero reka duhe ikaze abari ku mugabane wa Amerika, abadukurikiye bari ku mugabane w'Uburayi tubahe ikaze mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma kandi abadukurikiye bari ku mugabane wa Aziya, Australia ndetse n'umugabane wacu wa Afurika by'umwihariko tubahe ikaze uyu munsi mu kiganiro cyacu. Abari muri East Africa tubahaye ikaze, Abarundi turabakunda cyane, Abatanzania, abari muri Uganda, DRC cyangwa se Congo, ndetse n'ahandi hatandukanye mu bihugu bigize East Africa. Tubahaye ikaze rero mu izina rya Yesu Kristo, by'umwihariko Abanyarwanda n'abasha kumva ururimi rwacu rw'Ikinyarwanda badukurikiye muri iki kiganiro cyacu uyu munsi, bimenyekane ko Yesu agira neza. Haleluya. Hanyuma rero reka duhe ikaze kandi abaduhanze amaso baba ku rubuga rwacu rwa Munambeho TV Family WhatsApp group, by'umwihariko Nezerwa Egide uyu munsi tugahaye ikaze mu kiganiro. Odeloze Muhanda from Kampala nawe tugahaye ikaze uyu munsi mu kiganiro cyacu, by'umwihariko abambasaderi n'abambasadresse ba Munambeho TV, isoko y'ubugingo, aho muri hirya no hino mu isi. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Jackie tugahaye ikaze. Abari mu Burayi namwe tubahaye ikaze, ndetse n'ahandi hirya no hino hatandukanye. Aha, nuko mubyumva rero dutangiye ikiganiro cyacu uyu munsi dufite murare. Reka nakire abari muri studio, umunyamakuru wacu Yvette Ingabire atangire abasuhuza ndetse abaha ikaze na karibu, hanyuma akomeza twakira n'umushyitsi mutumirwa uyu munsi. Umwanya n'wanyu ni karibu. Haleluya. Amen. Mumeze mute? Turabasuhuje cyane, mugira amahoro y'Imana. Haleluya. Turongeye kandi turagarutse. Haleluya. Turanezerewe cyane kongera kubana namwe. Wow. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Turabaramukije cyane, turabahobeye. Nkuko mubizi, nkuko mubimenyereye, iki ni ikiganiro tugira buri cyumweru nk'aya masaha. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Kansabe ku buhanga bw'ibyuma bongere batuzamurire umuziki, hanyuma
namwe munezerwe mu izina rya Yesu. Yes, yes, yes. Hallelujah. Yewe Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Turanezerewe cyane, mbahaye ikaze abantu muri kutureba. Imana ibaho umugisha aho muherereye mwese bakunzi ba Munambeho TV. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Ndasuhuza Brandon uri ku buhanga bw'ibyuma, reka tuzamurire twumwumve. Yes, uwo ni Olivier atubereye ku buhanga bw'ibyuma. Urakoze cyane, Imana iguha umugisha. Kandi dusuhuje Bwana Gadi, Imana iguha umugisha kuri kamera. Haleluya. Turagusuhuje cyane Bwana Gadi, wiyumvemo ikaze. Yego, turasuhuza abakunzi bo kuri Munambeho family. Dusuhuje umuhungu bita Jean Dodier, Imana iguha umugisha, nawe ni umumambure wacu. Imana imuha umugisha. Inise, Imana iguha umugisha. Komite yose aho muherereye, Imana ibaha umugisha cyane. Wow, murakoze cyane, Imana ibahereza umugisha mwinshi. Rero nk'uko muri kubibona imbere ya kamera tuhafite umugabo w'Imana. Maze iminsi mureba ku social media atandukanye ahantu hose. Mana, uyu mugabo mumwiyegereze kuko mu minsi iza biraba ari ibintu bikomeye cyane. Imana imuha umugisha mwinshi. Twagize umugisha wo kumwakira muri studio zacu. Ni umugisha ukomeye cyane, turabinezerewe kandi turabyishimiye. Wakoze kuza. Ndagira ngo mwakire, adusuhuze, atubwire amazina ye. Hanyuma hari abantu benshi bagiye badusaba tuzakuzane. None dushima Imana ko yahakugejeje, mukozi w'Imana. Imana iguha umugisha mwinshi. Reka nsabe Olivier atuzamurira umuziki, hanyuma umukozi w'Imana tumwakire mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Turanezerewe mutumishi kukwakira. Uri kubibona ku maso yacu n'abantu muri kutureba, murabona ko turishimye, tunejejwe no kumwakira cyane. Haleluya. Amen. Wakiriye wiyumve ikaze mu izina rya Yesu. Imana iguha umugisha. Muraho neza. Nejejwe n'Imana gukora mu biganza byanyu, mutumishi wa Mungu. Wari igifati kuvanyemo. Amen. Byizere vuga ngo amen. Amen, ndabyakiriye mu izina rya Yesu. Amen. Ikaze na karibu iwacu. Yes, murakoze cyane kuduha ikaze muri studio Munambeho TV. Ego. Twishimiye kubana namwe kandi ntabwo twatinze kwakira ubutumire bwanyu, ahubwo ni igihe cyari kitaragera, ariko ndashima Imana ko kuri uyu munsi Imana byemeye ko mpaboneka. Wow. Reka nsuhuze abadukurikiye kuri televiziyo ndetse n'abadukurikiye ahandi mu nyumva nkumve. Reka mbahereze ibiganza babwira ngo mu mahoro ya Yesu Kristo ndabakiriye mu izina rya Yesu kandi ndabasuhuje. Amen. Nk'uko mumbona kuri kamera hari abasanzwe munzi, ariko mwishimiye kumbona kuri iyi televiziyo. Ni iby'umugisha nanjye kuyibonekaho, ndumva nishimiye. Nitwa Juste Pasiteri, niyo mugabo. Ego. Mfite umugore n'abana. Wow. Ndi umukristo kandi nishimiye kuzajya mu ijuru. Amen. Ndimo ndahirimbana rero. Umugabo Pawulo niwe wavuze ngo ndimo ndaterana ibipfunsi ariko simpusha. Nta yindi ntambara ndimo ndarwana muri iyi minsi, ntabwo ari ya boxing, nta zindi ntambara ndimo ndarwana, ahubwo ndimo ndahatana kugira ngo nzasingire icyo Kristo yamfatiye. Amen. Nuwo jewe. Amen. Imana iguha umugisha. Urakoze, tugira umugisha wo kukwakira. Imana iguha umugisha rero, turakwishimiye cyane, wiyumvemo ikaze. Tugira umugisha rero wo kwakira umukozi w'Imana. Ndumva twatangiye ikiganiro cyacu dusenga, hanyuma
tugakomeza n'izindi gahunda mwadushyira imbere y'Imana, hanyuma tugatangira. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu, amen. Reka twubahe Imana. Abari hafi murimo muratureba kuri uyu mwanya bampaye wo gusenga, ndumva nasenga buri wese amenye ko ari umwanya wo gusenga. Wowe urimo urandeba kuri iyi kamera, urimo uranyumva, ndakwinginze aho uri, waba uri muri salo wicaye iwawe, waba uri mu cyumba cyawe urimo ureba kuri telefone, iri sengesho ngiye gusenga nawe dufatanye kurisenga. Amen. Mana mu izina rya Yesu Kristo, haleluya, turagushimiye ko wera kandi ukiranuka. Waturindiye kugira ngo tuzabone ibyiza, ntabwo waturindiye kugira ngo tuzabone amakuba. Ijambo ryawe niko rivuga ngo ntabwo muzaba byarabana bo kubona amakuba. Turagushimiye ko kuba turi ku isi, turi muri misiyo yawe watuzanyemo, kandi hari abantu benshi batajya basobanukirwa icyabazanye. Nyamara twamenye neza ko yaba umubyeyi w'umupapa yangwa umugore, mu gihe badashaka kubyara umwana, uyu mwana akavuka, ntabwo avutse ku bushake bw'ababyeyi be, ariko avutse ku bushake bw'Imana. Twasobanukiwe neza ko kuba turiho ni umugambi Imana yatugizeho, kuko wavuze ngo wowe Yeremiya, nakwejeje ntarakurema, ukiri urusoro mu nda y'umubyeyi wawe nari inkuzi. Nyamara uyu mubyeyi yari afite amatsiko yo kumenya umwana azabyara, ariko wowe ubwira Yeremiya ngo jye nakumenye ntarakurema, ukiri urusoro jye narakumenye. Turagushimiye Uwiteka, we watumenye kera. Uyu mwanya tugeze hano, ndakwinginze ngo buri kimwe cyose kigiye kubera ahangaha kiyoborwe n'umwuka w'Imana. Turaritse Imana n'umwana we n'umwuka wera kugira ngo babe muri iri teraniro. Iki kiganiro tugiye kugirira ahangaha reka kiyoborwe nawe, kandi mu izina rya Yesu Kristo, abantu badukurikiye, abantu barimo baratureba, reka imbaraga z'Imana zigere mu buzima bwabo. Reka umwuka w'Uwiteka agira ibyo anyeganyeza muri bo, kuko ijambo ryawe ryambwiye ngo uri Imana hafi na kure. Yesaya arahanura 57:18 aravuga ngo nabonye ingeso ze nzamukiza, musubize ibyo kumumara umubabaro hamwe n'abamuborogeye bose. Dusengeye abadukurikiye, reka ijambo ryawe rigira ububasha kuri bo, kandi buri kimwe cyose giye kunyura muri twebwe kibe gihembura imitima y'abadukurikiye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen, amen. Mbega isengesho, amen. Murakoze cyane mushumba, iri sengesho rwose rigezeyo. Hari ibintu riremye mu izina rya Yesu. Imana iguhereza umugisha rero cyane. Watwibwiye nibyo, ariko se turashaka kumenya umaze igihe kingana icyo ukijijwe. Oya, banza tubwire igihe umaze ukijijwe ubundi. Biragoye kuvuga ngo maze igihe kingana gutya nkijijwe, ariko ndashaka kubwira ngo icyo maze menye Yesu neza nicyo cyambereye cy'umugisha kuruta igihe namaze nkijijwe. Kuko ubundi iyo bavuga agakiza habamo kwemera, ukakira, warangiza ugakurikira. Ibi bimenyetso bitatu iyo ubigize, itorero rikwita umukristo, ukitwa umukristo, ariko ubasha kugira ibimenyetso bitatu utarakizwa. Kansubiriremo. Nari mvuze ngo ibi bimenyetso bitatu ubihawe, icya mbere warabwiwe, urakira, uremera, urangije urakurikira. Ukurikiye nde? N'uwakubwirije n'aho ateranira, akwemeje mu mahame ye ko aho ateranira ariho uzabonera umugisha. Bituma umukurikira, ugahinduka umwizera, ukabatizwa, ukitwa umukristo w'iryo torero. Ariko wowe n'Imana si wo munsi uhinduka umukristo. Yego. Ni ryari umuntu ahinduka umukristo? Igihe umuntu ahinduka umukristo abyimenya ahubwe. Hari ibyo umwuka mwibutsa, ibyo abantu batari buguhanire ngo ubibashe, umwuka wera arabiguhana. Iyo yabiguhanye ukamwumvira, utacyumvira uwaguhamagaye ngo umukurikire, nicyo gihe umuntu yemera ko akijijwe. Kuko umuhamya we aba ari umutima. Yego? Ya, rero niyo mpamvu nari nkubwiye ngo wimbaze igihe maze nkijijwe, kuko ninkivuga hari uwabyumva kumva ni gito, cyangwa se kumva ni na kinini bitewe n'igihanzi. Niba jye naragiye mu itorero rya ADEPR mbarizwamo,
mu mwaka uyu n'uyu ninza kuvuga ngo jye nakijijwe uyu bishobora gutandukana n'ibyo bazi banemera, Yego. ariko jyewe uyu munsi ndemera ko nkijijwe. Amen. Amen. Birahagije kuba wemera kukijijwe. Impamvu nari mbibajije, urabona ufite ijambo riremereye, abantu bafite inyota yo kukumva cyane cyane cyane, ku rwego nyine abantu badusabye ko tuguhamagara. Yes. Urumva ijambo ryawe riri gukurura abantu cyane. Rero ntekereza ko umuntu ugera kuri ruriya rwego aba afite ahantu yanyuze byanze bikunze. Ahubwo mbazana aho ndagusubiza. Yego, ndashaka ahubwo. Urashaka kumenya ngo nanyuze? Yego. Samere. Urugendo rwanjye jye mu buzima bwanjye ntabwo nakuze mfite intego yo gusenga. Ibi bintu mubona bindimo ntabyo narwaniye. Uraza kumbaza ngo kubera ntabyo nigeze ndwanira, ahubwo Imana yarebye irabona ko binkwiriye yo irabima. Ariko mukado nasabaga Imana no mu gihe je nari ndi mwisi ntabwo nigeze mvuga ngo Imana uzampe gukizwa nge mbwiriza nitwe pasiteri nitwe umukozi w'Imana muri quartier abambonye bose bavuga ngo pasiteri aratambutse, ugize ikibazo abe yazi wanjye, wabuze mituweli aza komange, warwaje umwana aza komange. Ntabwo ubwo buzima nabutekerezaga ko byambaho, ariko none nabyisanzemo. Yes, si amahitamo yanjye, nyuma nanejejwe nabyo. Ariko warumbajije ngo aho navuye. Yego, byagenze gute? Waje gute kugira ngo wisange uri pasiteri? Waje gute? Ni gute warabyutse umusanga wabaye umuvugabutumwa? Bundi byagenze bite? Reka nkubwire. Ni inkuru imwe iboneka mu byakozwe n'intumwa ibice 9 umurongo wa 3. Ntabwo nkubwiye ngo usome, ahubwo ndashaka kukubwira umuhamagaro uburyo uteye. Imana isanga umugabo witwa Pawulo yitwaga Sawuli ngo yaragiye Damasiko ajyanywe no gufata abambaza izina rya Yesu Kristo. Ngo arangije amufatira mu nzira, yarari kumwe n'ingabo zimujyanye, afite inzandiko yitwaje zo gufata abavuga izina rya Yesu bose. Ngo ariko ari muri iyo nzira, ngo agenda, ngo yumva umuntu amukubise rugonde hene yikubita hasi. Ngo muri ako kanya kuvuga biramunanira, urufuzi ruraza, ijisho rirameneka. Icyakora ngo abari kumwe nawe batangira kubona arimo arataka. Muri uko gutaka yakuyemo ijwi rimubwira ngo uwo urenganye urashaka kumumenya. Ati ndashaka kumumenya, nitwa Yesu w'i Nazareti. Niba ushaka kumenya neza, manuka ujya ahantu nkubwiye, ugenda ujyeyo, uzahava wamenya icyo ukwiriye gukora. Ariko muri iyi nzira yivemo. Naho rero nafatiwe. Jye nafashwe ndi mu maji. Maji urayazi? Amaji dusobanurire kuko ni teme yo hano hanze. Abundi amaji n'abantu bemera ko ari abantu bariho, bo bumva ko bariho. Ni abantu binywera itabi, ni abantu banywa inzoga, ni abantu b'amaji bemera ko kurya abana nta cyaha kirimo. Sinzi niba nimvuga ngo kurya abana ni pasiteri ntibibacumuze, ahubwo ndimo ndabivuga kugira ngo bumve Imana aho yankuye, nabo bize kubakumbuza ijuru. Rero muri ubwo buzima nari ndimo, jye buriya nakoze n'indirimbo z'isi. Nakoze indirimbo z'isi ndi umusore, ndagenda nishyirishaho amatatuwaje kugira ngo ngire amavideo meza. Mani kurakure kweri. Kumbaza rero ibi bintu ntabwo nari nateguye kubaho ubuhamya, ariko iki kintu ntabwo nakibabwiraho cyane. Gusa hari abantu tuziranye barimo barandeba bakavuga ati wow, Justin yabaye pasiteri. Yes, nijye wa wundi mwabanaga hahandi, nijye wa wundi ya maji yanjye twasangiraga, twajyanaga muri boîte, nijyewe. None ndi umukozi w'Imana, ariko byavuye mu gutungurwa. Nabisobanuye, natunguwe n'Imana Yvette. Amen. Insanga aho ngaho ntashaka kuza ngo nkorere Imana, nta bushake mfite. Sinzi ukuntu byagenze rero, Imana ikorera mu bumana bwayo. Amen. Nakundaga moto, nkagenda kuri moto nta perime ngira, ariko kubera nari umusore wateruye ibyuma, ngenda nyine ndi genge, wiyumva nyine babita abagenge. Noneho nagendaga isi numva ari yanjye, ndemereye, mfite ibiro byinshi ku buryo unshyize ku munzani ukambwira ibiro mfite ntari kubyemera bitewe n'uburyo nagendaga. Nkumva mfite ibiro byinshi cyane.
muri ubwo buzima Imana inteza impanuka natiye moto ndimo ndagenda nigize umuntu wahatari ngenda naguraga urukweto nkarumara n'icyumweru nkongera nkarusubiza nkajya kugura urundi kugira ngo abakobwa ntereta batazagira ngo nambara inkweto imwe nyamara burya nambara imwe ahubwo yo nyambaye icyumweru njya kuyisubiza nkafata indi baba we none bakagira ngo uriya musore uhindagura uberwa abakobwa bakundira aho muri uyu munsi mukizwe mu izina rya Yesu Yesu baragufashe ndagira ngo uyu munsi namwe muze gufatwa nk'uko Kristo yamfashe byari urugendo icyo gihe rero nkoze impanuka njya mu bitaro ngiye mu bitaro bansangayo hari abakozi b'Imana nabaga mu gipangu cy'umuntu murokore ndabizi niba ari mande barabyibuka baraza arambwira ngo Imana irimo irashaka gukizwa ndamubwira ngo giyeho kugira ngo nkizwe mpinduke ibono mpinduke umurezi nge ngenda nambaye ibintu by'amatise ntabwo ibintu nabyemera ahubwo aho kugira ngo nge nkizwe napfa ndamubwira ngo ahubwo niba ari uko bimeze nsengera nipfire uzi ikintu yambwiye yarambwiye ngo ntabwo ikiri igihe cyawe cyo gupfa ahubwo Imana yambwiye ngo nkubwire ngo imbere hawe ni heza amen amen mbyumvise ndavuga ibintu bya bindi byabo nyine niba abasazi ariko nyuma nisanze ndi umuntu ukomeye mu bintu by'Imana wow Imana ishimwe rero n'icyo gihe narabyutse ndongera nsubira mu bindi nkora ibindi ndongera nkora ibyaha ndongera ndazinywa ndazihaga icyo gihe mpita nkora n'indirimbo noneho irimo icyurira aba bantu njye mpita ncyurira abantu bishimye ngo buriya ngo ntazongera kugaruka ngo ajye kuri microphone akora indirimbo ntabwo azongera kuboneka mu bitaramo aba arapfuye niba nakize arimo aragendera ku mbago mvuye ku mbago nahise mpimba indirimbo urumva nari narananiye Imana nubyumva ariko kumva Imana ifiteho umugambi amen amen nyuma y'ibyo indirimbo nahimbye n'igihe bagiye kusaba ngo bayikure ku maradiyo iwacu nakuriye Butare Radio Salus niyo nahaye indirimbo zanjye niyo yatangiye gukina indirimbo zanjye bajya bazikina bakumva indirimbo ziryoshye bakantumira ako iyi expression y'indirimbo ayikuye he ndababwira nyine jewe nyine murabyumva naye byatewe n'ibyari bindimo nyuma rero narazanze maze kumenya umugambi w'Imana jye nemereye Imana ari uko nabaye ikiragi Yvette nakoze impanuka mpita mbikiragi umuntu nari ngonza ku kamenyo ndangije njya mu bitaro bya CHB ntavuga nabaye ikiragi mara iminsi 3 ntaravuga najya no kuvuga nkagira ubwoba bw'umuntu nagonze wakutse amenyo nkavana nzakira n'ubundi banshyira ku mapingu nkagaragaza ko ndembye kugira ngo batanshyiraho ipingu vuba ariko wa muntu yari yarakize ntanabizi rero mvuye aho ngaho nibwo nasuwe na korali iri mu majyepfo najyaga gusengera undi n'umuterankunga w'iyo korali ariko ntemera agakiza njyayo ngiye kwirebera abana baririmba neza kandi nabemeye nkabagusha sinabitinya kuko hari mwabona ariko ndashima Yesu nasabye imbabazi Paul aravuze ngo nari mfite ibyaha byinshi ariko kugira ngo Imana yerekane ko ari umutunzi w'imbabazi nanjye yangiriye imbabazi amen ibyo byaha narabibabariwe ntago uyu munsi nje kubisabira imbabazi ahubwo narabibabariwe ubwo nemeraga kwibira mu maraso ya Kristo amen amen baba we n'urugendo rurerure ariko turashimira Imana ko yahabaye ntago byari byoroshye cyane biraremereye cyane ariko turashimira Yesu abantu mudukurikiye njyewe nagiye mu materaniro menshi uyu mutumishi tugahurirayo abantu bakaryama hasi bagafashwa bagakira imitima murumva ko afite ibintu byinshi Imana imuha umugisha rero urumva yari n'umuterankunga kandi adasenga wenyine afite ibindi agira umutima ni Imana yawumushyizemo mperutse kujya mu giterane arimo agurira abantu mituweli urumva ko Imana yagukoresheje iby'ubutwari yaguhamagaye mu gihe twari tugukeneye yaguhamagaye kugira ngo abantu babohoke imitima y'abantu benshi ikire ngende umuhamya wo kubihamya kuko tumaze guhurira mu materaniro menshi abantu bakabohoka abantu bagakira abantu byanze bikemera twakugireho umugisha ukomeye cyane Imana iguha umugisha rwose kandi turayishimiye ko yakuduhaye ndashimira Imana ko yamenyesheje icyatumye ndiho
cyane. Ntabwo ndiho kubera ki, ahubwo ndiho kubera abandi. Amen. Ntabwo nkirwana no kugura ipantaro yanjye cyangwa ncungane n'ubuzima bwabo mu rugo iwanjye, ahubwo ubundi baravuga, Bibiliya iravuga ngo Pawulo arimo yigisha Timoteyo, umuntu niyifuza kuba umwepiskopi cyangwa umupasitori cyangwa umudiyakoni, umuntu ufite impano cyangwa umurimo akora mu itorero, agomba kuba ameze atya. Jye rero niswe umushumba atari ukubera ko nasengewe, ahubwo natangiye kwitwa umushumba kubera ibikorwa nkora bya gishumba. Nsanga ndi mu muhamagaro, nk'uko Pawulo yabwiye Timoteyo ngo umuntu yifuza kuba umwepiskopi mujye mumugenzura, hari ibintu 3 muzamurebaho ko abyujuje. Icya mbere, acumbikira abashyitsi. Icya kabiri, ayobora abo mu rugo rwe neza. Icya gatatu, si interenganya. Interenganya urayizi, si umunyamagambo, si nyirakazitereyemo. Uyu muntu niba ibi bintu abyujuje, akwiriye kuyobora itorero ry'Imana, yazagira hari igeze. Haleluya. Amen. Nicyo rero cyatumye ubona ibyo nkora ntabwo ari ababimpata, ntabwo ari ubuyobozi bubinsaba, ahubwo giye numva mbikora nuzuzanya n'Imana ko ibintu ndimo nkora nzabibonera umugisha. Kandi nukuruba wawo ukoreye nje ibiterane byose, ibyo byo gutanga mituweli, byo kuremera abantu ibyo kurya, byose ndatekereza ko nari mpari. Rero imirimo Imana iri kugukoresha ni ukuri, ntabwo ubayeho kubwawe, ahubwo ubayeho kubw'abandi bababaye. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Haleluya. Amen. Rero urumva ni urugendo rwari rurerure rutoroshye, wagiye uhuriramo n'ibintu byinshi.